burya koko ngo umurengwe wica nk'inzara kandi ngo abantu banga amahoro ntacyo atwaye. Na Miki rero nibyo byaje kumubaho ahinduka aka cya gisiga cy'urwara rurerure kimenye inda. Hashize iminsi mikeya uwitwa Miki agiye mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru bita Irene, yaje gusebya avuga nabi uwo bita Regis, birarimba bijya kure, avuga no ku muryango wiwe. Rero ibyo byose yavuze yabaye nk'uhushe mu muriro, yabaye nk'umenye essence mu muriro, yabaye nanone nk'ukojeje icyuma mu gisebe cya Regis, dore ko na Regis nawe yivuye inyuma avuga amabanga yose, dore ko yavuze n'akari morore. Uyu nguyu Miki kuri ubu ngubu isi yose iri kumwota, navuga ko ari isi yose kubera ko burya bwose inkuru yagiye ku mbuga nkoranyambaga iba yageze ku isi hose. Kugeza kuri ubu ngubu Miki yababaje Regis, ababaza na mama wamubyaye. Kuri ubu ngubu ntabwo byarangiriye kw'aba babiri, dore ko na mama wa Miki nawe yaje mu itangazamakuru avuga byinshi yatewe n'uyu mukobwa. Nawe yavuze agahinda gakomeye cyane, aranarira yahuye nako bitewe n'uyu mukobwa witwa Miki. Kuri ubu ngubu rero biravugwa yuko Miki aho ari yaba ari mu bihe bitamworoheye ndetse ngo ashobora no kwiyahura. Usibye n'ibyo kandi Miki kuri ubu ngubu ashobora kuba yifuza gusaba imbabazi. Byose rero ngiye kuba nabikubwira ni muri iki kiganiro duhuriyemo. Niba ari bwo bwa mbere twahurira muri iki kiganiro, ndagira ngo ukande subscribe, ukande like, nanone kandi ujye muri comment wandikemo niba wanga amafuti nk'aya ngaya y'uyu mukobwa bita Miki, ndetse urakanda subscribe kugira ngo dukomeze dutere imbere mu bijyanye no kuba twakwaguka tukaba abantu benshi bakurikira amakuru adufasha kubaho neza, tugakundana, tukamenya kubana muri ubu buzima. Ibyo byose rero ni bimwe mu bigomba gutuma ukora subscribe ahangaha. Tugarutse nanone ku cyatuzinduye ni umukobwa witwa Miki. Kuri ubu ngubu isi yamaze kumwiyubikaho, dore ko ahari no gusaba imbabazi atarabona uko azisaba. Ese umuntu yanakwibaza ngo uyu mukobwa wababaje Miki bigeze ahangaha, Regis we yakwemera kumuha imbabazi? Uyu mukobwa witwa Miki rero usibye na Regis yagize utya ababaza mama wamubyaye, atuma anafungwa, dore ko yafunzwe igihe kitari gito. Uyu nguyu mu magambo menshi nyina yamuvuzeho, yavuze ko uyu mukobwa yamubereye ikigeragezo, arenzaho avuga ko yanamuvumye. Nyuma y'uko uyu mukobwa ubuzima bumucanze amaze kubyara umwana we, amubyara nta mugabo babana, ni ukuvuga ko uyu mukobwa n'ubundi asanzwe ari umubyeyi. Rero nibaza ukuntu umubyeyi yagenda gusebya undi mubyeyi bikanshanga. Uyu nguyu yaje asanga Regis, na Regis nawe aramwakira nk'umubyeyi mugenzi we, amwitaho, amufasha kuzamura impano. Nanone kandi ntitwavuga ko ari Regis wamuzamuye, kuko yahuye n'abandi benshi barimo ba Kiramani, gusa nanone kugira ngo ahure n'aba bose byagizwemo uruhare na Regis. Yamubikije amabanga menshi bigeze aho uyu mukobwa aza kurengwa, arasuzugura, agasuzuguro kamurenze, aza kuvuga amagambo mabi kuri Regis. Na Regis nawe kuvuga ku muryango we ni ukwatsa umuriro, ni ukorosora uwabyukaga. Yamuvuzeho byinshi, aragenda amena amabanga, avuga n'akari morore n'ibitagomba kujya ku mbuga nkoranyambaga.
byose Regis yarabivuze, aragenda yiva imuzi ava imuzingo, avuga byinshi kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero uri gusaba imbabazi, yababaje mama we, ababaza na Regis wamubereye inshuti nziza. Ese Regis we yazamuha imbabazi? Ese niba asaba imbabazi uri Regis wamuha imbabazi? Tuzongere duhure mu kindi kiganiro tuvuga ko wenda niba yamuhaye imbabazi, ubwo namuha imbabazi byose tuzamenya ibyabo, natanazimuha nabwo tuzamenya ibyabo. Njyewe nitwa The Brown.